inkotanyi n'ibigoryi. Ikintu cyose uvuze ko kitagenda neza mu Rwanda bahita bavuga ngo wishe abatutsi. Iyo uvuze ko imihanda imvura yaguye mu Rwanda wakoze jenoside yakorewe abatutsi, wavuga uti amazi yo Nyabarongo yabaye ibirohwa arasa nabi ngo wakoze jenoside yakorewe abatutsi. Wavuga uti imvura yaguye mu mwuzure wakoze jenoside yakorewe abatutsi. Wavuga uti umujyi wa Kigali uyu munsi imvura yabaye nkeya wakoze jenoside yakorewe abatutsi. Wavuga uti ngo babaza no gukanga, ngo bazi gukangata ngo akantu kose ukoze uvuze neza katagenda neza mu Rwanda ngo wakoze jenoside yakorewe abatutsi 94. Jenoside usuze, uciriye, ukoroye, uneye, unyaye byose muri jenoside yakorewe abatutsi. Wow. Muraho neza mwese. Ni byiza ko tuganira, naje kugira ngo tuganire kuri iyi mbwakazi. Mbwakazi yigize satani y'umutuku, igasebya u Rwanda ikarushiraho ibintu bidakwiye rwose, ikazana amacakubiri. Mbwakazi sinzi ibyo ziba zanyweye, sinzi ibyo ziba zariye, ngira ngo ahari zirya amatoto y'inkoko zikanywa n'inkari z'imbeba, kuko ntabwo waba uri umuntu muzima uzana amacakubiri gutya uvuge ibintu bisa nkaho biterekeye. Ntabwo twebwe abanyarwanda wa mbwakazi we uzazana amacakubiri ushake kuyashyira mu banyarwanda atujyemo. Niba ubona twebwe twarashatse gutera ibiti mu Rwanda, niba twarateye ibiti ntabwo ari ibiti by'umurimbo gusa, ibiti byo kugira ngo bifate ayo magambo anuka gusa y'imyuka mibi, ntabwo azabona aho apfumurira kugira ngo yinjire mu banyarwanda. Imbwakazi sinzi ibyo ziba zariye, zikaza ngo u Rwanda, ngo abasirikare b'u Rwanda gutya ngo inkotanyi, ngo nujya ujya kuvuga u Rwanda wa mbwakazi we, ujya ubanza tekereze neza. Nabyita kurodoka. Nujya ujya kurodoka uvuga u Rwanda nabi, uzajya umenya ko ushobora no kurodoka ugasanga waturitse wapfuye. Ibyo bintu urodokamo ngo abatutsi, ngo abahutu, ibyo nagira ngo nkubwire wa mbwakazi we ko byarangiye kera. Ntabwo hano mu Rwanda uzaperereza ubaza u Rwanda, ibyo ni umwijima byagendanye n'ahashize. Ntabwo muzarya akawunga ngo utumbe dore ko usa n'ikinyamujongogori. Ntabwo twebwe n'umunsi n'umwe tuzumva ibinyamujonjogori biza ngo bishaka kurodoka mu Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda ntabwo duteze kumva na gato kivuga u Rwanda nabi, binyura ku matwi bikagenda bigahita. Ibyo uzajya urodoka byose uvuga u Rwanda ntabwo tuzabyumva. Imbwakazi kiri aho, ariko nta kibazo, komeza urodoke. Hari igihe uzagira amahirwe ukarodokera rimwe, ukarodoka urodotse
gaturika gusa, dore ko utumbye wagira ngo wahaza amatoto y'inkoko wakabenziwe. ngira ngo ubutumwa nakubwiye ko nakwigeneye ntayo, nizere ko bukugeraho neza kandi unezerwe bugushimishe.